akire umukozi Imana Ponel kugira ngo aze kutwakira n'abashyitsi mu izina rya Yesu. Reka dukome amashyi tumwakira mu izina rya Yesu. Imana umugisha. Dushobora kwicara, Imana bahuje bahereza umugisha mwinshi. Kadukomere umukozi w'Imana gateta amashyi menshi tuyoboye mu mwanya mwiza. Katumukomera amashyi yadufashije ni waherekare ingingo Imana. Imana mwije muhereza umugisha mwinshi. Dushimiye Imana kubw'uyu mugoroba mwiza. Mugoroba twasengeraga twifuzaga. Mumfashe twese tubitekereje dukomere Imana yacu amashyi menshi. Hereza mugenzi wawe ikiganza umubwire ngo tuguhaye ikaze mu nzu y'Imana. Mubwire ngo uhabwe umugisha n'Imana. Twakire n'itorero rya online. Imana mwije bahereza umugisha mwinshi. Turashimira winners abakozi b'Imana badufashe mu kuramya Imana. Reka nabo tubakomera amashyi menshi. Bakoze. Reka dushimire n'abashitsi. Shoko waje rego bwa mbere muri Rejoice Room wahumvaga ko duterana buri munsi ku wa kane. Ukaba wagiriwe umugisha n'Imana wo kuboneka hano hantu. Turagusaba kugira ngo uzamure ikiganza cyawe gusa tukwakire mu izina rya Yesu. Rego bwa mbere uteraniye hano ku wa kane. Ndabona kadukoma amashyi turamubonye mushiki wacu. Imana mwije guhereza umugisha. Reka umwegereye amuhobere. Reka dusabe Gentil amuhobere mu izina rya Yesu. Amen. Wow. Umukozi w'Imana yageze hano. Katumukomera amashyi menshi. Hallelujah. Reka dukomere umukozi w'Imana Enoka Rukundo. Tumukomera amashyi menshi nawe turi kumwe nawe. Imana mwije umuha umugisha. Dushimira n'umubyeyi wacu Bishop. Nawe aradukurikiranye online ariko ashobora kugera hano. Reka nawe tumwiyegereze nk'umubyeyi wacu. Nawe katumukomera amashyi menshi. Hallelujah. Ntago nifuza gutinda hano hantu. Hallelujah. Njyewe ngize umugisha udasanzwe. Ndabyibuka 2011 bishika 2012 nigeze kujya nkurikirana inyigisho z'umukozi w'Imana ku masede. Icyo gihe umubyeyi Zigirinshuti Michel 2009 na 10 2011 za kugira umugisha za kujya hanze dukora impuzamatorero hasengeragamo aba ADPR hasigiramo abarokore mu buryo bwose butandukanye. Abantu benshi twishira hamwe tugasenga. None tugiye gusoza mission kugira ngo tugaruke 2012 habaho kugira ngo tuzakore igiterane mu Rwanda cyo kuvuga ubutumwa. Ni 2011-2012. Noneho abantu nari nyoboye abaririmbyi. Noneho bavuga yuko twa propose abakozi b'Imana bazigisha muri icyo giterane. Ni igiterane cyabaye kinini. Gira umugisha rero propose umukozi w'Imana Zigirinshuti Michel kuko namwumvaga numvaga ubuhamya bwe. Mbisha ubuhamya bwe kuntu yashatse bigoye. Imana igakora ibitangaza ari mu bukwe. Ndibundi buko ubuhamya bwe n'ibitanda akabibona ari mu bukwe. Ibyo byose ndapropose ndavuga emwe muzareke tuzatumira umukozi w'Imana bita Zigirinshuti. 2011 na 12 kubw'umugisha urumva nari mutoya nari gato cyane. Nabandi ba propose abandi bantu batandukanye ariko nshimira Imana ko uwo na propose baraje baravuga ngo uwo umuyobozi wa korali ya propose bita Zigirinshuti Michel niwe tuzatumira kugira ngo twigishe. 2012 ni igiterane cyabereye Kabuga. Sinzi niba umushumba byibuka arabyibuka. Aratwigisha n'ijambo yatwigishije ryo genda ryibuka. Icyo gihe ntago Imana yabaga ari yanshira ino ministry ku mutima. Ariko numva nkunda ijambo ry'Imana cyane nkamukunda. Rero ngewe ngize umugisha n'Imana cyangwa mu yandi magambo ngize umugisha udasanzwe kumwakira muri Rejoice. Yesu ashimwe cyane.
icyo mvuga ngenda kizi, ndabizi n'icyo mugiye kumva ndabizi ko mu buzima bwawe hari ikintu kiri buhinduke. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu byinshi numvaga nasomaga Bibiliya ariko ihishurirwa agira buri munsi rikagenda rinyemeza nkavuga ngo ibyo natekerezaga sibyo. Haleluya. Kuko iki gitabo ni inyanja nini cyane, wagisoma ariko kugira ngo umwuka w'Imana gusobanurire ni ikindi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ntewe ishema no kukwakira mushumba. Ndagukunda, ndakuba nk'umubyeyi yakiye Kristo nk'umwami n'umukiza muri 79. So urumva twe turaba n'isoro mu nda z'abamama. Wari hafi kuvuka Rukundo wari hafi kuvuka. Uwo muntu wari hafi kuvuka ubwo ni muri 80. Rero n'abandi bari bakaba bataravuka, none ninjye umutumiye icyo gihe avuga ubutumwa nari nakaba ntaravuka, none ndamutumiye araza. Kadukomere Imana amashyi menshi. Kuwa kane nasaga nkaho numva bigoye kubasobanurira ko nanga kuvuga ngo umuntu araza ntazi. Mwebwe mushobora kubifata uko mushaka ariko nge biramvuna kuko umwana w'umuntu kubera ikinyoma cyinshi ntago bakizera ukuri, bizera ibifatika. Umubwira ngo ibintu runaka arakubwira ngo nabeshwe kenshi nawe watubeshye. Rero agiye kutwigisha niturangiza turafata iminota 30. Reka duture niturangiza tumwakire, siko bimeze. Reka protokole dufashaza n'ikibo. Utegura ituro ryawe kugira ngo umurimo w'Imana dukomeze tukora utatuvunnye cyane. Haleluya. Abafite amaturo murashiramo aho ngaho, abafite kuri telefone murashira kuri telefone y'umubitsi wacu yitwa Mugisha Geoffrey, ni 078 52 83 575. Ndasubiramo kandi 078 52 83 575. Ni Mugisha Geoffrey. Haleluya. Inyigisho ari butwigishe muraza kuza kwibazaho ikibazo n'ikintu utekereza araza kuza kugusubiza. Mwandike munotinga neza mumwumvirize, niturangiza turafata iminota 30 yo kugira ngo tubaze ibibazo twibaza kuri iki gitabo, narangiza adusobanurire. Amen. Rero sinshaka gutinda hano hantu. Mureke twese duhaguruke. Twese duhaguruke. Twese duhaguruke, twese. Dukoma amashyi twakira umukozi w'Imana Zigirinshuti Michel atugezaho ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Mwicare mugubwe neza. Ariko nge hari icyifuzo mfite mbere yuko ntangira kwigisha. Niba ari uko ariko nakuze, niba ari uko natojwe, kuki mu nzu y'Imana mwicaye mutatanye? Ugasanga intebe inyuma ziriho ubusa, hirya hicara umuntu, mbese mwicara nk'abatari butinde hano. Umuntu uzi ko imbere ye hari intebe itariho umuntu nayicareho, kandi mungiriye neza n'ubutaha nazagaruka kazasanga ariko bimeze.
ntibikorwa ariko umuntu abisabye, ahubwo vraiment ni mu bigerageze twegerane dusurukane. Yego 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 yego, good, murakoze cyane. Ndagira ngo mbanze nsobanure uyu mukozi w'Imana kuri absence yanjye y'ubushize. Niba Imana yari yarindiriye umunsi ko aribwo nzaza, sindamenya impamvu. Twakomeje kuba confused ku munsi wa gatatu n'uwa kane. Twavugana gahunda nkumva tuvuze ku wa gatatu. Icyo kintu sinzi ukuntu cyaje, naho kumbe we yavuze ku wa kane. Dore n'ubu yababwira ejo niriwe nzi ko ndi buza, mubwiye nti ubu ndahagurutsa tujya heze, aterega ni ku wa kane mushumba. Kandi no ku wa kane wigishize byapfuye kubera iyo mpamvu. Nibwiraga ku wa gatatu ngiye kuza, ati ntago ari uyu munsi n'ejo. Ejo siko nahise indi gahunda. Vraiment ni mumbabarire, mumbabarire ndabinginze. Nkoreye Imana imyaka 44, sindica gahunda, sindakererwa. Ntawe uranshuka ngo ambwira ati tuzaguha menshi cyane ko nta nayo njya naka. Mbese gahunda nemeye, n'ubu nazo mbimubwira, iyo hagize ikintu gituma isiba mba numva mbirwaye. Nubwo yakwicwa n'indwara, nkarwara nkafatwa bitunguranye, aho ndwayeho ngo mba ndwaye ibintu bibiri: mba ndwaye indwara n'iyo gahunda nishe. Kandi icyo ngicyo mbabwiye, Imana irakize, si ukubyirata. Imana izi ko mbabwije ukuri. Rero nizeye ko mumbabariye icyo kintu kivuyeho, ntimumbonemo ba bantu bica gahunda. Wenda ngo muvuge muti yabihindurwe nuko yabonye ahakomeye. Kuri njye nta hakomeye ngira, nta giterane cy'abantu 700, nta cy'ibihumbi 3 mwicaye aha, mbabona nk'igiterane kinini. Sinjya mpinyura iteraniro, sinjya mpinyura inzu y'Imana, sinjya ngaye abantu b'Imana ngo ni bake. Oya, kuko navuze ubutumwa mu mijyi, mvuga ubutumwa mu byaro, navuze ubutumwa mu Rwanda, navuze mu mahanga, mu masitade. Rero nkunda inzu y'Imana n'umurimo wayo, uko abantu baba bari kose mubimbabarereho. Amen. Ubwo nibwo ngiye gukorera Imana neza, numva mbohotse, kuko numvaga aho nzazira hose aricyo nzabanza. Ku bantu tubonanye uyu munsi, bambonye uyu munsi, amazina nyine nayo ngayo ni Pastor Michel Zigirinshuti. Nakijijwe muri 79 mu kwezi kwa 8, hanyuma nshaka cyangwa nshyingirwa muri 88 mu kwezi kwa 7 23. Muri 89 mu kwa 11 ku itariki ya 6 njyara umwana w'imfura, umuhungu wanjye mukuru, ufite umugore n'abana 2 ubu ngubu. Muri 93 mbyara ubuheta, 95 mbyara ubuheture, 97 ngira 4 kwezi kwa 10. Muri 2 mbyara umukobwa wa 5, 2002 mbyara umukobwa wa 6 mu mbyaro, 2004 mbyara umuhungu wa 7 mu mbyaro, 2007 mbyara bucura, mfite abahungu 5 n'abakobwa 3. Mfite n'abakazana 2 n'abuzukuru 3. Nababyaraga mu maganya menshi, ariko aherekejwe n'amasezerano menshi. Aya ntago mubyumvise, ntago murabyumva. Beaucoup de lamentation mais accompagné par beaucoup de promesses. Amaganya menshi ariko aherekejwe n'amasezerano menshi. Uburyo Imana yambwiraga umwana nzabyara uwo ari we, ikampa n'amazina ye, twabyaye uyu nguyu.
twabaga turi ku kiriri, yambwiye uwo tuzamukurikiza nuko azitwa. Uyu munsi wa none ikintu imbwira ko umugisha wanjye n'amasaziro ngo n'abana banjye, niko imbwira, kandi zabisohoza. Kandi abazaba bakiriho muri mwebwe nzabibabwira, kandi nzabibwira atari amagambo gusa, nzaba mbibereka. Icyo ni ikintu nzi neza ko Imana itabeshya. Ubwo buzima abana banjye bavukiyemo bwari bwa buzima bushobora kurara ubusa icyumweru cyose. Igira iminsi ingahe? Amajoro se? Ayo yose rero nta gukora ku munwa. Ikorera y'Imana iratangaje. Iyo minsi imeze gutyo umuntu akayisamamo inda, cyangwa umuntu akayitera, tubyite gutyo, umuntu akayitwitiramo, umwana akazavuka. Abana banjye bose kuva ku mfura kugera kuri bucura nta wanywesheje bibero, bonse nyina, kandi nyina ntiyigeze ayabura. Agize umugore wonkeje abana arabonsa, bagahaga agasigara yikama hasi. Cyo ni ubundi bwoko bw'umugisha. Haleluya! That's kind of blessings. Ubundi bwoko bw'umugisha mutari muzi, utari ukwiga no kwambara ingofero, utari ukubaka ahantu hazwi, utari imodoka kugendamo. Ubundi bwoko bw'umugisha. Imigisha yo mu mabere yanditse hano Bibiliya. Mana nishimwe. Ubwo bukene bumeze gutya Imana ikagutegeka kubyara. Ibyo byari itegeko. Kuko ntabwo nari injiji yabyara mu bujiji, sinari umuswa wabyara mu buswa, ariko numviye Imana. Oh haleluya. None ubu ngubu amakuru y'abana banjye, uzi amakuru y'abana banjye se? Nyakubwire neza. Abana banjye bose kuva kuri uwo mukuru ukagera ku muto barize kandi bariga. Ubuhinde, Iyerika, umukobwa wa kane ejobundi yambariye Serena hariya n'ibiro byabereye. Umuhungu wa gatatu ari hanze, barumuna babo bari mu masogonderi. Nta muntu iwanjye utiga keretse nyina. Oroha mworohe se. Muntware gahoro mbabwire ibintu. Ubu si umugisha? Akenshi ni cyo abantu baba biganyira. Aziga ati, azigahe. Ndetse mbabwire ikindi. Umunsi umwe ntira imodoka, ngo njye ntayo nagiraga icyo gihe, kandi ntira imodoka nini, kuko ntabwo ndi wa muntu watunga Karina cyangwa Corolla. Oya, ni ugushaka izasura mbaya abatera intebe gutya nk'izo mu rusengero. Yes, kubahemba. Murahazi kumutara? Ninde uzi kubahemba? Kirya kiraro ujye ubona kibiyenzi byakuze kiba kubahemba. Ni icya Mahata. Kandi Mahata mvuze ni data. Urabyumva? Inka zamanutse uzimbaje amazina naza kubwira ko nazibuka. None ejo bundi ndabafata rero mu minsi yatambutse bose nta numwe wari wagashaka. Uwo muhungu mukuru yaragize nk'imyaka wenda nka 19 ndibwira, ashyira mu modoka bose ndabajyana nkazageza zikiri bugaragara.
nyuma zaje kuvuza zirakome bava mu modoka. Noneho ikintu cyantangaje duparitse mu ifamu abana barimo bava mu modoka, nanjye ubwanjye ari nk'isi ubabyara wabajyanye nta mushyitsi urimo. Ntiryo ntibaze niba abo bantu bavuye mu modoka nabajyanye, kuko bavagamo ukagira ngo nabava mu ndege, bavamo bamanuka bavamo. Abana barimo barava mu modoka imwe cyangwa none abantu bari hakurya batagomba kuza mu ifamu yanjye kuko ntawe nari natumiye, nkabona bose barimo barumirwa kandi nari bubonaga ahantu bari hari ahantu nareba. Hanyuma abana b'abahungu ndabereka nti ngira ngo mwabibonye yuko uwakunda umukobwa wese namukwera inyana ebyiri z'inzungu, wabyumvise, nkamuha n'iya gatatu yo kumutekesha. Mwabibonye bati sinzumve hari ahantu mwateye inda mu gasozi, ndavuga nti murye umwungu iyo mugenda museke mushinyike munezerwe mukiri ibyo mukina mukiri igitana, ariko icyitwa inda we ukunze umukobwa azamunzanira munyereke mumukwere, kandi kumbabwira n'ukuri nta mwana wanjye wikwera. Ibi ngibi sinyube ko hano hari abahicaye bibaza aho bazakura inkwano. I know, ndabizi kuko ni amateka twaciyemo, ariko ubwo ngewe Imana irampaye nkaba nkiriho, niko nababwiye cyo mu kiruhukiyeho rwose nti ebyiri z'inzungu mwese. Ntabwo ngo nose twigwe pa mwebwe se ntabwo mubizwe nzabigenza nawe. Buri muntu nzamushingiza wenda nka miliyoni nk'eshatu zivuye mu nk'eshatu. Birangiye tuzamutse tuva iyo mu Mutara, rero ni urwuri tujya kuri Muhazi hano iwacu hepfo hariya kuri Muhazi ahangaha mu karere ka Gasabo. Ndajyana ku isambu aho ibyo byose bikomoka, aho izo nka zagiye ziturutse. Ndabazengurutsa isambu, ndabazungurutsa nk'abayitera intambwe. Dusoje ndababwira ntumva, barabibonye bati ubu aha hantu tuzengurutse koko ikibanza cya 25 kuri 25 kimwe mu mujyi bakata, kimwe hano mu mujyi bakata, buri muntu nimwabonye ko gifite mwabahungungwe bati nuko rero naho muzubaka harahari, ntawe uzibaza ku kibanza. Ibyo byose wabizunguruka mutyo n'abana wabyaye mu maganya. Ndashaka kubabwira ko Uwiteka azi ibyo yibwira azabagirira, kandi muhumure, si bibi ni byiza. Abibabwiriye kubare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, kuko n'ubu turi ahangaha uwabwira ngo subiza umutima n'ibitekerezo inyuma wiyibuke, yego uko wavutse naho wavukiye n'uko wakuze n'ibiro wapimaga, hanyuma urebe uyu munsi aho ugeze, ubwabyo wasanga ari imirimo itangaje y'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Zigira inshuti Michel ni uwo nguwo Apolineri banje kuvugaho ngo wakoze ubukwe ngo nta buriri, ngo ntaho kuryama, ngo ngiye inkweto nambaye njya gufata umugeni naziboneye mu nzira. Wambaza se wari wavuye mu rugo ujya hehe ubwo? Ngiye gufata umugeni nyine. Utise kuki wagiye nta nkweto wambaye? Nari nzi ko ndi bugereyo nazibonye. Cyo ngibyo se ngewe ukuntu mbana n'Imana kuva nakizwa kugeza n'umunsi wa none, mfite kwizera kwanjye bwite kwihariye Imana yanyihereye, nta n'uwo nabwira ngo nawe nakugira, kuko sinajya ntabwo najya kwihugura umuntu. Na Yeremiya ajya kwandika yaravuze ngo niba ufite kwizera kwigumanira, niko yavuze.
itariki y'ubukwe yageze mfite costume narahenze nimugoroba kwa gatanu. Amafaranga iyo costume yavuyemo habashije kubona agashati k'umweru k'amafaranga 150, habona agakaravate ka 70, niko kaguraga. Habasha kubonekamo amasogisi ya 30. Michel ndataha nabiguri hano mu mujyi wa Kigali, ntaho iwacu kuri Muhazi. Buracya ko gatandatu gufata umugeni iragera, umuntu wemeye kuntwara baramwishe muri jenoside, Imana ibagirire neza bababarire, azana Mazda yiparika aho ngaho, isaha yo kugenda iragera nta nkweto ndabona. Icyo ni gishobora gutuma mbwira Imana ngo yakererewe. Ntabwo kuba imodoka ije kumfata ihageze bivuze ko Imana yakereranywe inkweto. Ngiye gukererwa kw'Imana mbyita kugera kwa data bukwe ntarabona inkweto. Ntabwo mubyumvise? Le retard ku Mana yanjye nuko ngera kwa data bukwe kumugeni ntarabona iki? Inkweto. Nibwo yaba yakererewe. Naho ubundi ntaragera iw'umugeni. Il y avait encore du temps. Ah, hallelujah. Oui. C'est comme ça. Ntarahura n'umugeni ngo mbone ngenza akamambiri. Ntabwo Imana irakererwa. Rero sinyikondana, sinyikamira mu kitoze Michel, inkweto zibuze. Ngira abahungu ni mujye mu modoka. Se kubuhamya buje ndagira gute? Ubu se ndi igica ryari? Ngira abahungu turi bujyane mujye mu modoka sha tugende. Mfite ibinyagwa by'ibikama mbiri byagiye birasaza, noneho utudushumi tubiri mureba tuzi imbere ahangaha. Ntimutureba? Kara duhuriraho kamwe gacurika. Murakareba? Kaba karagiye gapfuka kabande gupfuka ya nkondo yo munsi ivaho. Ndagenda ntiri igikwasi. None ndagacengeza igikwasi ngitambikamo. Imaze kugitambikamo uko ngenda kikagenda kikarya. Nako kandi kandya amano yanjye ahoraga yasamye atya. Kubera iki? Kubera ko umushumi mbese nambariye hakabaye tubiri. Ngerwo nshyiraho ibirere by'ingabo byo mu rutoki. Nizo kamba mbiri nasohokanye njya gufata umugeni. Ipantaro nyifashe gutya. Urumva ipantaro nakamambiri rwazi ibikora hasi kanswe rero ngubu noneho. Abahungu bati woye nge basi ihangane basi hagira umuhungu turebe umuhungu umwe mu baguherekeza ufite nshyashya abari ugira ute uzi gutiza hanyuma wasigare basi. Uzi igisubizo nabahaye? Narabwiye ngo icyo kimeze nko kubyara Ishimayeli kuri Hagari. Ni igisubizo Imana idatanze. Uyu munsi none isi yikoreye ingaruka za Hagari na Ishimayeli gusa. Isi yose ubu turaviva les conséquences z'iyo mistake Aburahamu yagize yakoze. Ntabwo ntimujye mu modoka vuba. Hasoni murantiza kubera iki? Ubuse murantiza uyu munsi nitujya guca mwirembo mu ntize. Ninjye ahantu ntaho bukwe mu ntize. No. Mu modoka bagiyemo bikama biri byanjye ndabikuruye njyamo. Turamanutse iwacu, turaje inyagasambu kuri kaburimbo. Dukasa hajya ku bitaro ahantu hari Sofia gutya ku mwanda. Turaje kuri station, turaje aho bitaro bagambye icya kintu cya mutukura kibongo kibizi bibi bisa nabi. Turaje no kwisumo, turaje na Rugende. Turaje. Aho kumbe cyagiye tugera Nyagasambu hari umusore mubo turi bujyane utari yabonetse wakoraga ikibungo aba yaduhagaritse turamurindaje mu modoka. Tugeze neza hariya mubona abapolisi bari haparika ibikamyo biharuhukira. Avuga atari ko ngira icyo mbabaza. Tugiye mu bukwe cyangwa tugiye kwiyungura. Batse kubera iki? Ubuze ko mutavuga ko.
kuki mutavuga kuva Nyagasambu vrema ntawe useka ntawe uca ntawe umira oroha wumve ukuntu wumve hari umuntu usetse warize uzi ukuntu bamusubije baramubwiye Katarega nawe baramwishe mu ntambara niwe mbere best man agumuze jenoside ibingi bakoze niwe best man wanjye baramubwira ati Katarega nawe urebye ku birenge bya Michel ntabwo wakongera kuvuga c'est vrai ça iyo mpagaze ahantu hera usibye n'ahatara hasi nyambeshya n'ahandi ntanswa oya no sinyambeshya nanga n'umuntu ubeshya nanga n'umuntu ubeshya baramubwira ati nawe urebye ku birenge bya Michel amagambo yashira ivuga none ahita yibaza ngo Michel yasitaye Katarega maranzi umuntu twakuranye ranzi ibirenge byanjye ibirenge bitarwaye imvunda byaciye inzara ku gihe inzara zanjye zose ziruzuye kiretse ubw'igikumwe nitemye ngo ndahinga ngo ndiga guhinga mba ndarubajije n'isuka y'ishyashya y'umujyojo pe Katarega matse Michel mu gikuri ko nta mvunda yarwaye Michel ko nta mwate yagize ibirenge byabaye iki abarahagurutse nababwiye ko twari muri Mazda ya minibus abarahagurutse yari umuhungu muremure rwose arenza gutya ibitugu arandenza ibitugu ntabizi abarebye ibirenge byanjye asura yikanze ati asanga harimo ni kamambiri koko nuko arabongo ati buriya se habaye iki gusa turagera kwa data kwa se ko cyambaye kamambiri bati niko yatubwiye ngo arizeye ngo nuko yatubwiye ngo arizeye noneho nibwo yavuze ati ubu se iyi yaba ariyo mpamvu yantindije ikibungo mu kazi ejo nkabura uruhushya bati kubera ikize mfite intwererano ya Michel hano yikoze mu mufuka avanyemo intwererano yanjye yego murebe namwe 88 yantwerereye 5,000 nta note ya 5 yari yakabaho icyo gihe inote nkuru nini mukuru w'izindi yari 1,000 yes nta ya 2 nta ya 5 hari note y'1,000 nkuru gusa akaya 500 n'iy'ijana n'iya 50 n'igiceri cya 20 n'ubwa 5 na karimwe gutya amafaranga yampereje turimo duterera ku kakabuga dutya muri hari haterera abatwara imodoka hamwe dufatira nka 3 hamwe duhindura dufashe 3 dutya tugeze ahantu turenze ahantu abapolisi kuri station nshyashya ihuzuye vuba murahabona buryo harimo umuhanda ahangaha witaka ukaza ku kintu kimeze cyubatse nk'igistoke murakibona kibibate gusa urugero ni wo muhanda wa kera muri za 76 wajyaga nyine Kabuga niwo twese ndavuga nti mukatira hanga tugende muzamuke tungire kwa hitwa kwa Mbambanya turagiye tugeze ku maduka ngo mamodoka ne ngaho soka ugenza n'inkweto hariya mwimuze gufashwa ndaje ariko mwebwe mutantaga gufashwa kandi ari ngiye nyirabyo asohoka cyajya mu iduka baraciriye barageretse baramanutse baragabanyishije barongeresheje bagize barya bya 5,000 iragenda bikukana tu byose rwose irabihitana rwose habe no kugarura barayishyuye bati nta kundi barayinzaniye bangize batangiye ati ngaho rero uko nshimye tuyibonye rero amasogesi ntago ari nk'ibi byanyu musigaye mwambara amasogesi arimo ubu nubwo ubimbwiye ngo mbikore waba unshyize mu gihano kwamara nzambukize nibyubu baraje bati ngaho rero turazibonye ko nta kugarura ubu se amasogesi arava he ngaya ndayafite hano yewe ariko mwebwe naye natuzinga zinduko rimwe ahangaha irindi ahangaha ndavuga nti ngiye kuko nari nzi ko ndi bubone inkweto amasogisi naje nyitwaje haleluya ubwo uzabaho we koza amasahane ngo nuko nta byo kurya ibiryo Imana bitanga sangahe aha nibyoherezwa sanga utogeje ibintu kuzaba usebye madame uzaba ugayitse cyane
uzaba ugayitse cyane imbere y'Imana. Ndabigisha kubana n'Imana nshuti za Kristo. Ariko reka mbabwire Imana dutahe nta kundi nta byenze. Ashe katuvuge Imana no kuganyiriza. Ndagiye mfasha umugeni wanjye, turagiye mu rusengero, baradusezeranyije. Kudusezeranya birangiye, turapfukamye turasengewe. Turimo dusengerwa, mbwira Imana ijambo, nta muntu waryumvise, n'umudamu nyine aryumvise, n'umushumba nta muntu waryumvise no. Nabwiye Imana ngo Mana, wadusezeranyije akomeje kuvuga ngo ndi umutware w'urugo, ngo ndi umutware w'urugo, ngo niko biri byita, ngo umutware. Nanjye ubwo butware ndabuguhaye. Jyana rwose. Umva ndabuguhaye, untwarane n'uyu mugore n'inzu ya twese udutware. Narakubonye urimo urampamagara cyane kugukorera, kandi bavuzemo kujya mu bitsibo gushakira umugore ibyarya, kugiga gahanga, ahabereye isoko hose, aheza inyanya n'aheza ubunyobwa, ngo njye njyayo, ngo ninjye ubishinzwe, ngaho ro nawe umbere umutware. Muri make nyihereza inshingano. Twarasohotse tugeze hanze, habaho felicitation, ngwino nkubwire. Baramfelicita batya, umfelicita yose ati ntabwo rero tubashije kujyana iwanyu hari kuri Muhazi, ariko mfasha aka kantu ntabwo tugera nayo. Sawa. Uyu nakagenda felicitation wanjye, ya felicita madame ati felicitation madame ati Imana kugira neza, ntabwo tubashije kujyana rero, ariko nawe umfasha aka kantu. Marina agashyira muri sakame, undi akamfelicita gutya. Muzi ko abantu bafista uwabo, donc imiryango yaje y'umugore bafelicita umugore bakamwihera. Abafelicita Michel nabo siko bigenda. Wese ko byagenze aro ayawe yabikoga nande na pari ayawe. Sawa, suko bigenda. Aha, tukimara gusoza byose twinjiye mu modoka yacu tugiye dutashye, nongorera madamu nti rero bila kukawia, tutire dutinda mu bintu tubari tuyabare maye sibyo. Ubwo shoferi aratwaye, ntazi ibintu turimo na jari wanjye, ndagene mva mame tubare. Ingorane nsanga uyu si uyafite, afitwe na Marine kandi yicaye hehe kuri ya ntebe y'inyuma hano. Si ibi ngibi byanyu mwicarana shama. Mbega kavuyo nateje, mba ndakebutse mbwira inyuma ntumva. Ubu nari nkibasha gukebuka, ubu ni ikibazo. Ubu nagize igikanu, nagize ibitugu, nagize icyo gihe nari imeze nk'utu turepiye bano bana barimo gufotorera. Mfite umutwe uteretse ku ijosi bimeze nk'irya girafe itwiga. Imana irahindura ibintu, mwe nimufate ko Imana ihindura ibintu. Byumva utabyumvise yurere ntabwo namugenza, mumenye ko Imana ihindura ibintu. Metero ebyiri z'uburebure ziraho kabiri, nabyumvise. Ijosi rishukuye gutya, nkagira akantanga akatwe, iyo nagashingaga ndyamye kagira gake. Urumva? Umva nkubwire kugira ngo ubyemere neza ubyumve. Nahoranaga umwase wanjye wo gushyira hano kugira ngo mbashe kuryama, ku buryo muri cya gihe cy'ubuzima bavuga ngo inkwi zarabuze, ngo ntabwo urwo gucana. Bataga bati murebere mu buriri bwande bwa Michel, cyangwa bikunda harimo umwase wumiyemo, kandi koko wabagurimo bakawucana batambajije. Najya kuryama nijoro najya nkahirima nkasanga nta urimo, agatwa kakanenguka gutya nkasanga ntawo. Okay, nkahita nanjye nshaka umuhoro nkajya mu rutoki nkatemo mu byare w'insina. Mwana w'insina ukiri mutoye nkaza nkashyiramo aha ngaha kugira ngo huzure. None Imana yarahapakiye hateye inyama. Harabaye ntihakabe. Nta gituza cy'abasore, nta maboko, nta bizigira, nta bitugu. Najya gutunga hangaha utu tugufa twitwa hanche mu Gifaransa. Utu murakizo batwita hanche mu Gifaransa, utuyunguyungu. Utureba do. Ipantaro yose yanjye nambaraga narayizamuraga, yarenga kangaho kumva iguye ahantu, nkiguye ahantu mu mukoki,
nubwo nawe nta mukandara aho kantu kakayifata nka portemento uto we gutyo ikaza ikagwamo hitya tukayifata hanyuma ubundi itamfata ngashyiramo nk'ikintu cy'igishumi cy'ikirere nkajya kuvuga ubutumwa kandi za Karama, Muyumbu, Nyabubare, Nyamatete, Karenge, Murehe, hari hose n'ijya hirukanse hirwa nko muri 1984 irutunga n'ikinyinya mukavure n'ikayanga njya hirukanse na 5 twakoreye Imana sha. Haleluya. Ubu ikintu nshaka n'ingorano gusa nabindi ntumbeshye ibindi iby'inzoga iryoshye yaje mvanaho iby'inkumi n'indirimbo yadutse tukabutindi habye nkeneye icyo nshaka ni iki ni ibihembo. Haleluya. Ubu ntumbiriye ikintu cyitwa ibihembo gusa. Ibihembo ubu ni ibihembo gusa. Mvanaho ijipo ngufi mvanaho amaribo n'amaguru n'imfundiko kuri nge byataye agaciro. Bikintu kindi imbere n'iki ni ingororano z'abakozi kandi ntabwo nzagwisarisha ntarasarura n'ukuri ntabwo nzagwisari ndakomeje mu izina rya Yesu. Nakebutse nti Mare please yabaro yampereza hano abangira ibwiza rya gisirikare n'igisure n'icya gisirikare arabara barampereza ayabo nayange byose turahuza nanjye pare wanjye ari inyuma ho ngaho je nariyibariye nende mwe ntibarayo bagushyize mu mufuka nabo bamuhereza hano wereke ndaje mbabwiye ko twageze hamwe twaguze inkweto yego twageze hahandi twaguze inkweto tumaze kumenya ahara yariyo tuba tunyuze totale n'ubundi aho twaguze inkweto tunyurayo nongora umuntu nigenda ngurire kamatera wumve nyamara ndashaka kubabwira ko ya mafaranga nayo yahuye na matera habe no kutugarurira ibintu by'Imana byarantangaje biza nka serumu yo serumu kubaganya ukayongera ngo wabonye igenda gahoro irakwica zirashye yongera irakimano cyo kwa kundi dore nawe dore kandi umuntu yarebye no gonose dore arahumekera hejuru ko ngo do hariho rero umuntu wihuta akabarya ate nk'iyi serumu mu by'ukuri yazatuma umuntu azanza mukavuba koko mwagiye mukongera umuntu akazanza mukavuba nabo hariho rero abasindagira yamaze kubona ahantu bakongera barya ntabwo yakora iryo kosa fata ikoroboyi gura mu gasashe ubanze uyamenye ibanze yakwigishe naho ubundi guhaye ijerekani ari iya mbere wayoga. Imana yacu Imana kamatora ndagatahanye twagiye bambwira ukuntu nta kintu gihari bambaza uraryamisha hehe umugeni bampanjagaje nanjye banzongeza nkabwa ntako ngira icyo mbabaza munda kuntesha umutwe uyu munsi nta mutwe munda kuntesha umutwe ngo ndaryamisha umugore ahagana hehe isaha yo kuryama yari yagera kuki murimo kuncumuza ku Mana mubitego niki ntago isaha yo kuryama iragera please kuryama haragera Imana yampaye uburiri kuko nayize isaha baryamiraho umva se nubwo ba mu ijuru ariko nayize amasaha baryamiraho nintesha umutwe rero ubusimana ibigihe abantu baryamira ubu simpaye umugore n'uburiri igenda niki ujye mumenya ibintu bihenda ujye mumenya gukompara ibintu mutunze umugore n'uburiri igenda siniki aha matora sinyibonye ubwo sintashye biragenda biza rero turagiye tugeze mu rugo turakoze ubukwe nkaba nasize nta gafanta na kamwe gahari habe n'icupa rimwe rya fanta kandi uwo mwaka muri 1988 umuntu gutwerereye nyinshi yagutwerera gafanta enye
akazizana muri ambaraje y'ubururu yari iriho karandiriye. Muri iki se mwari muhari murabizi? Ambaraje y'ubururu yariho karandiriye, niba hari abantu bayibonye icyo gihe bari bariho, niyo yazishyiragamo uko arenye akaba agutwerereye. Nta muntu uraga gutwerera undi kaziye. Icyo gihe fanta yaguraga 21 21 francs, akabagutwerera ngahe 80 nangahe 8. Yakabya agatanga inote y'ijana n'amafaranga 5, akagutwerera fanta zingahe 5. Hakabaho ugiye agasaba igikarato cyashizemo amasabune, akaza arambikamo akakuzana ngo aratwerereye. Nasize rero nta uranzanira nimwe, ariko tugeze mu rugo mwokagira Imana. Mwana w'umukobwa nari gushaka aho ngaho, hanyuma bigapfa Imana ikabyica, guhendahendesha gukora kuri table d'honneur. Nicyo namuhoresheje, ndamugoragoza nti uzakora kuri table d'honneur kucicyo cyo ngaho. Ibaza nawe byose byahendahenda umuntu. Nuko ngeze harambwa ati hano hari fanta, hari fanta, ati mwisekuru hari fanta, mu ntebe hari fanta, munsi y'urutara hari fanta. Ubumva nawe nuko nyine ntago arukora amakazi, nuko ugenda ureba abantu zahirimye munsi baraseriva ngo bijye kuba saa 10. Ubukuru bwa kera saa 10 bwaba bwurangiye z'umugoroba, bijye kuba saa 10 yuko gwenda gusoza. Nkaba hariho aho hantu nyine nashyingiriwe, nahavuze ubutumwa muri 85. Nari mpafite ivuga butumwa, ibyo twita icyumba, ahantu utangiza ivuga butumwa ari ngiye mu Kavumu. Noneho umwe mu bantu bahiraniye bwa mbere aranyegera aranyongorera, ubwira akananyongoreye, nimuduhe urufunguzo tujye gusasa, kuko hari umuntu Imana yaraje ku ijoro imutegeka kugukorera igitanda, ubu nibwo kirangije. Sicyo naburaga igitanda kirangiye sangahe? Ubwo Imana yari yakererwa, baryama sangahe? Muyimbere icyubahiro mumvaneho ibintu bye. Kamabwira ntabwo mwabana nayo nkanjye, kuko nanjye ntabana nayo nkamwe. Icyo mbigisha uyu munsi kibakukiremo, buri muntu agenda amenya uko abana n'Imana kandi ayizere nk'Imana y'inyamaboko. Nta bindi ni kubabaza nabyo byakire. Ujye tumva nyibabariza ntacyo, ubwo ari umbabaje ntacyo. Ujye ubanza umaking sure ko ari irimo kukubabaza gusa, kuko Yobu yarentsa ngango ni kandi niyo yomora. Niba ariyo rero yireke, aho izazije yose. Ngiye kwikora ku mufuka ngo mbaho urufunguzo, umva umutima urambwira ngo se ko materna yiguriye mu nzira ikabuga, ko nari umuntu uri buyirambure hasi none n'igitanda kikaba kije, aba bantu waboheza byose bakagenda bagisasirayo. Negera sheri wanjye, harya mu bintu wazanye wewe ko ariyo yayo, oro hasi mwako namwe nimureke gusakuza nongorera umusheri. Mu bintu wazanye wewe nta mashuka arimo nukuri rusaya yacu base, nukuri tubita uzana gafunguzo kaho bibitse bajye gusasa. Si ibyacu mwese amashuka ayabitsemo ari muri waiting room, ategereje mwiki. Ubwo nahise mvugana n'uyoboye ubukwe, mbabwira ko bashyiraho abantu babyina n'amayogi n'imigara byose, ya modoka ndayitanga ijyana bagiye hakurya ku nzu, kugira ngo hatagira amatora bavana mu ibuta abantu barora. None imodoka ijyana abashashi, ijyana amatora, ntabamenye ibyo dukoze ibyo ari. N'ibishingira ngo byose biragenda. Ibintu byari hehe mwivarize umugene arasasa. Ashaka kubabwira ko yamara isaha yo kuryama yageze, icyumba gishashe. Ntabwo rero ikirirwa muzayisebye, ni isaha yayo iba itarajya. Okay. Rero
turasoma ijambo muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 14 tumanuke tugere ku murongo wa 16. Dusome. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi utabasha kwihisha, ntubasha kwihisha. Nta bakongiza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo bareshyira ku gitereko cyaryo rikamurikira bari mu nzu bose. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza so wo mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Ijambo dufite uyu munsi ni iri jambo rivuga ngo ni gute wabera umucyo mugenzi wawe, ni gute ku bwawe mugenzi wawe yagenda habona. Haleluya. Haleluya. Muri minsi ku batwara ibinyabiziga murabizi ko hari igihe muba mwagiye nko mu bukwe umuntu agahisha amatara. Bibaho se? Mwagiye ahantu mwari mwagiye mu rugendo, wowe n'uwo mutajyanye rwose uri muva za Cyangugu mugiye kwinjira Nyungwe, yahishije amatara yose amarembo n'amagufi. Ashobora kubwira tumva ndagusabye mfasha ne kurara ku kitabi. Ni ku kitabi njye no nyuma igisakura mu gisakura. Ndavuga uri muturuka yuza ntanga. Mushyira imbere ugira ute umurikire. Umuntu ushobora kumuvana igikongoro umumurikira akaza mukagera i Kigali mucaniye. Yego. Mu myaka yashize abantu bajyaga bakora amakosa batabizi, bakarahurira no muriro. Icyitwaga electrogaze kiza kubahana kirabica. Ariko ndagira ngo tuvuge kuri ijambo ryo kuba umucyo wawe ukwiriye kumurikira n'abari mu mwijima ku bwawe bakabona Imana ishimwe. Aya ni amagambo amwe mu Yesu yigishije bwa mbere. Aya magambo mureba y'abahiriwe akomeza hariya hepfo niyo predication ye ya mbere. Izi nyigisho yazigishije ku musozi bita Kaperinaumu uri hejuru y'inyanja ya Tiberiya, ariyo nyanja y'i Galilaya. Ayo mazina yombi nayayo buryo. Tiberiya ni izina ryayo nkuko tuvuga Muhazi, ariko inyanja y'i Galilaya nkuko tuvuga mu kiyaga cyo mu burasirazuba. Aha rero avuga ijambo aravuga ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi utabasha kwihisha. Aravuga ati nta muntu wakongeza itabaza ngo ahindukire ritwikirize iki intonga. Intonga rero ni intebo. Ati wese uko yabigenza ahubwo yaritereka mu mwanya waryo ndetse hejuru cyane kugira ngo rimurikire abari mu nzu bose. Imana ishimwe. Haleluya. Ndimo nsengereza inyigisho nibwo nibutse ko cyangwa se wenda n'Imana yanansuye irabinganiriza irabinyibutsa, nibwo nibutse ko buriya umucyo waje umwijima wari uriho. Wagira ngo umwijima wahozeho uko isoma itangirira usanga ariko bivuga. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Yego, isi yariho ubusa ngo umwijima utwikiriye inyanja, noneho hejuru yawo umwuka wera agenda hejuru y'amazi muhengeri. Bimeze nkaho umwijima uri mu kintu cya eternity ukuntu, kuko kuremwa kose kwabaye wowe wari uhari, ntabwo wowe waremwe. Please munyumvirize aho ngaho, wowe ntabwo ubona utararemwe. Donc depuis le commencement, mbere y'uko ibiremwa byose bibaho wowe wari uriho. Cyo kintu napfuye nawe. Noneho ngo Imana ku munsi wa mbere wo kurema, amen, irema umucyo. Imana ishimwe. Noneho wa mucyo iwita amanywa, wa mwijima iwita iki ijoro. Mu rindi jambo wari uriho usanzwe uriho ariko udakora muri nta gahunda yo gukora ufite. Noneho iremeye umucyo, amen, ibihaye ikintu cya shift cyo kwimukirana. Wa mwijima we kuva ndemye umucyo, umucyo nuza ujye uhunga.
amen. Ariko muje iyo umucyo uje mwumva ko bisimburanara iyo alternative mwayumvise. Iyo umwijima uje umucyo urimuka ukawuhunga, ariko si uko umwijima waje turi mu mwijima. Nimunsubize inshuti zanjye, no ntabwo turi mu mwijima. Umwijima uhunga umucyo, urakoze cyane, ariko umucyo wo ntabwo ujya uhunga umwijima bya burundu, kuko twebwe abakunda umucyo turanawihimbira tukanawurema. Ugasanga umuntu arazuguza igishirira ashaka iki burya, ashaka umucyo. Ugasanga umuntu agiye kugura itoroshi, ugasanga umuntu aguze buji, ugashaka ibishoboka byose ngo ugume mu mucyo. Haleluya, haleluya. Nubwo umwijima uje ariko wowe ugume mu mucyo. Ibyo biturutse ku kirere, ibyo biturutse ku ijambo Yesu yavuze hariya abwira Nikodemo muri Yohana 3, aramubwira ngo ukora ibyiza wese ngo uwo muntu akunda umucyo, kuko aba ashaka yuko ibintu yakoze bigaragara ko byakorewe mu Mana. Ariko abakora ibibi ngo bakunda umwijima kubi. Kuriya dushakisha ngo tubone umucyo kandi bwije haje umwijima, yego komera mama, ni nako abakora ibibi bashaka iki? Umwijima kugeza ubwo banawiremera. Sinzi ko mucyumvise. Abajura iyo bashaka kuziba ahantu, ayo makuru ndayafite, babanza gutuma abantu cyangwa bakiyizira, akamena mpure yo kwibaraza hariya agataha. Kanya kaza gutuma umuntu umenere n'inyuma y'inzu hamwe, irireba inyuma mu bikoni urimenere, naho ubwo ari buzi iryo joro. Aragira ngo aho bazira hose basange urugo rwose ari obscure, utabona, ruzimye. Rero kuva twaba abana b'umucyo, dukunda umucyo, tugendera mu mucyo, tuba twumva twifuza ko icyo dukora cyose cyakorerwa mu mucyo, ngo kigaragare ko cyakorewe mu Mana. Haleluya. Nafashe urugero nshaka kubaha. Yengo bako mwahoze muririmba ntihajye uza hano mubwire, ngaho se mugireho do iyizire shana nubwo wambaye igikanzu kirekire ntacyo kugikurura byakugwa, uravuduka ntacyo. Kandi nazo ngira ngo hazi uwo bitagora, none urabona wino ndimo mwereka ukuntu tugicana amatara mu rusengero, umwijima wari uri hano wiyaranje uhungira inyuma y'amabafu, yego, undi ujya inyuma y'ingoma, yego, undi nguriya hirya y'uriya mwana wicaye hano buriya kariya muri kamunyenyeretsaho hirya y'uruhari. Umwijima buri gihe iyo umucyo, iyo umwijima ubonye umucyo buri gihe uriyaranja. Ubu ntimureze intebe mwicayeho, inyuma yazo uriyo mwarebye yose, ntawe urebayo aho niba jya ngo rero ko ibyo mvuze ari ukuri, usanga atari byo sera.
n'inyuma y'akabati n'inyuma y'intebo muzabirebe no hirya y'igitanda buriyo no munsi yacyo buharima cyane cyane umwinshi wigira munsi y'igitanda burya muryamo hejuru y'umwijima nuko nyine namwe muzimya kuko mwa mushaka ariko mutazimije hari abantu ngo badasinzira batazimije bariho ndabizi ngo itara ricyaka ngo ntiyasinzira ariko hari n'abasinzira yaka n'ameze nk'aya projecteur yaka kandi bagasinzira. Umva iki cyo kintu kivuga mu buryo bw'umwuka rero. Haleluya. Umucyo ufite puissance, umucyo ufite ububasha n'imbaraga n'ubushobozi byo kwirukana umwijima, yego, ariko umwijima ukaguma hafi aho ngo umucyo niwibeshya ukazimaho gato umwijima uhita ugira ute uprofita. Wabwira umwijima uri munsi y'intebe zanyu mwebwe nta makuru mufite, waje ukareba se do wari wuzuyeyo kandi uwo nguwo ntabwo waharamukiye nuje mu kanya tucyumvikanyeho. Ariko ikintu cyantangaje, haleluya, umucyo wo iyuje, amen, nako iyo umwijima uje umucyo wo ntaho ujya kereka ku badakunda umucyo, ariko ku bakunda umucyo turawugumana. Navuye iwanjye habona, turava aha habona, tunda tugira iwanjye habona, dinjira iwanjye mu rupangu ndora. Umva se mwebwe si uko mwese ukora nushaka ubutaha rugende naho araka cyangwa inyakariro cyangwa kampegeka maze umucyo ni ubuzima bw'umwana w'Imana. Mu buzima bwacu dukunda umucyo, twanga umwijima. Niyo umwijima uje tugira ubwoba, nicyo kiburanga. Umwijima utera ubwoba, ugenda mu mwijima wese yikanga ubusa. Muzi ibintu bitabaringa muri mwe harababizi? Ninde wikanze baringa muri mwebwe? Namado ubwo asetse yarabyikanze se wowe, ubwo asetse yarabyikanze nawe, noneho kunyemerera hisa tembagara. Burize umuntu ikintu kimusekeje yibutse ko yikanze igishyitsi. Igitangaje baringa ushobora kuyikanga kandi uyikangiye ahantu ho rujya. Igishyitsi kiri kwa nyogokuru wawe haruguru gutya, haruguru y'inzu cyangwa hafi y'igicaniro cy'inka, icyo gishyitsi urakizi ko kihaba, ariko kuko gusugezeyo hatabona bwakwiriyeho wakira uti mizina ya stock wewe none kitavuga kuvuze, ubwo kitavuze ntago ari umuntu tu wagatsindwa n'Imana we, Imana ikundinde sye wabona kitenganye guteko sye nibuze ko ari cya gishyitsi. Mbese ujya kubyibuka wavuze amagambo, wakomesheje, wakabukiye, hasigaye gushyira ikiganza ku munwa. Watewe n'amabuye sha watewe n'amabuye trebye, wamagiriye, wakomereye. Uzi ko umuntu w'umugabo yikanga umutumba wo mu rutoki kandi waciye igitoki, ari wagiciye pe, kumwe bagitema gutya umutumba ukunama gutya, noneho ntuvanemo. Nkatwe tuyigaburira inka rero nyine uhita urekera mutibazaza kutwara nyuma. Noneho wajyamo nijoro niko sha igihe mwanyiriye ibitoki mwo kaburi inka mwica niko wakatsindwa n'Imana niyo wabimaze kandi urabwira umutumba ari we waciye igitoki ku manywa. Muri jambo mu mwijima ibikangisho biba byinshi, ariko ku mucyo dushira ubwoba. Imana ishimwe. Iyo mpamvu Yesu yavuze ngo haleluya, ugendera mu mucyo ntazasitara, ungurikira ntazasitara na hato. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yesu adufashe cyane. Umvira ijambo yavuze kuko natanze abanya ngo ndi bukomeze kwigisha nkuko nabivuze. Iri jambo Yesu yavuze, haleluya, nuko yavuze ngo akiri mu isi ni umucyo w'isi. Amen, haleluya.
ikindi aravuga ngo uwo mwijima, abadashaka umucyo, umwijima uje ntibamenye ko umucyo waje, bagumye kugendera mu mwijima. Ngo ariko abantu babonye umucyo bakawemera bakawugenderamo. Amen. Ngo bafite umucyo iteka mu mitima yabo. Pawulo agiye guhugura abakorinto b'Abaroma mu gice cya 13 cy'Abaroma, aravuga ngo mwigane imirimo myiza, mugire ingeso nziza nk'abana b'umucyo. Imana ishimwe. Pawulo yandikira Abakolosayi arababwira ba mbere, aravuga ngo mwebwe ntago muri abo mwijima ngo uwo munsi uzabatungure. Tuhasome mwumve. Nshobora no kuri guhagarikira ahubwo kugira ngo nsige wa mwanya. Abatesalonike ba mbere 5 umurongo waho wa 4. Urwandiko yandikiye Itesalonike rwa mbere igice cya 5 umurongo wa 4. Umva uko yababwiye. Yarababwiye ngo ariko mwebweho mumbare mpere ku murongo wa mbere. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi bazabasha kubikira na hato. 4. Ariko mwebweho bene data, haleluya, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'iki? B'umucyo n'abana b'amanywa. Haleluya. Ntiturabe ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinde ibisindisha, kuko abasinzira basinzira ryari? Ninjoro, n'abasinda bagasinda ninjoro. Ariko twebwe ahubwo turaba amanywa, twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma kingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona gisa nk'ingofero. Hano hajemo amagambo, hajemo umucyo, hazamo n'amanywa. Nimuve muri murebe hano no ku matelefone hafi. Hajemo iki n'iki? Umucyo n'amanywa. Kugira ngo mubyumve neza, mwifashishe rya jambo rya hano muri Zaburi, aho yavuze ngo ijambo ryawe ni iki? Ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ukaba n'umucyo umurikira inzira yanjye. Yego? Ta parole est une lampe. Ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ukaba n'umucyo umurikira inzira. Urumva ko ibigiye gusobanura ibyo navugaga mu kanya kashize twari dufite iki? Twari dufite amanywa. Yego? Nuvuga ko umucyo twari dufite icyo gihe ntitwawita n'umucyo dayeri, kuko yo yari amanywa. Ariko mu kanya amanywa agiye yije, twebwe ubwacu dukereye iki? Umucyo. Naho bitandukanira rero. Twebwe turi abana b'amanywa, ntituraba ijoro, kandi turaba umucyo, ntituraba umwijima. Bivuga ngo niyo amanywa agiye, umunsi wose wo uba uri éclairé, uba umurikiwe n'iki? N'izuba. Ariko niyo amanywa agiye bwije, twe tugumya gushaka uko twaguma mu mucyo. Ijambo ryawe ni itabaza ry'iki? Ry'ibirenge byanjye, ukaba n'umucyo umurikira inzira yanjye. C'est une lampe. Itabaza rero ni itara. Nuko ryitwaza ngo rimurikire iki? Ibirenge. Itabaza icyo rikora, rimurikaho ibirenge bigeze, ariko umucyo wo ukwerekana kure. Yego? Ku manywa uburebana kure, ariko ubu turakoresha iki? Turakoresha itabaza ngo tudasitara, tumurikira ibirenge, tumurikira intambwe gusa. Ariko amanywa yo atwerekana hehe? Na kure. Twebwe abana b'Imana dufite amahirwe, haleluya, kubwo ijambo ry'Imana twakiriye cyangwa twumva, dufite amahirwe yo kudasitara ku bisitaza biri plus proche, very near. Yego? Kubwo ijambo ry'Imana nk'itabaza rishobora kutumurikira, ntidusitare ku bisitaza bya hafi aha. Ariko si icyo gusa, amen, ahubwo dufite n'amanywa atuma tureba ibiri kure. Niyo mpamvu duhishurirwa. Niyo mpamvu umuhungu agushaka, akakugenda, akakwiziringaho,
akaba nk'inkuru, bakaba nk'akwiziritse ku muhoro, akakwandikira mesaje, akagushyira kuri Instagram, akagushyira kuri Twitter, akaguhanjagaza ntusinzire. Ninjoro wajya kumurota ukamurota ari imbwa rwose y'impigi yambaye inzogera. Ubwo waba ukimwemerera urukundo? Oya tuvugane ukuri. Dara ukuntu yifashe. Niko urumva Imana yacu. Ubwo iki Imana ibikoze? Imana ntabwo ibikurinze ibisitaza byo kugusha mu cyaha gusa. Oya kugusha mu busambanyi cyangwa mu cyaha kindi. Ahubwo inakweretse nuko urugo rwazaba rumeze nagushaka. Ikweretse ko azashurashura, azarara Gasogi, naza ukarakara ajye kurara i Bugesera. Bakuzanira umwana uvuye i Murambi, nucira hasi baza n'uvuye ku Cyasemakamba maze urumva se atari imbwa y'impigi yambaye inzogera aribyo. Uko wamurose niko rero. Niyo mpamvu iyo birenzeho uhura n'ingaruka z'uko utarebye iby'umucyo wakweretse. Turashima Yesu posa rabedo grentai tokiza selegrase. Turashima Yesu ko twereka ibiri hafi n'ibiri kure. Ashimwe rero, ashimwe, 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 ashimwe. Itabaza ry'ibirenge byanjye ariko ni n'umucyo. Haleluya. Itara bayita mu Kiswahili itara nuko nyine ya miguu yangu tena ni mwangaza wa njia zangu. Haleluya. C'est une lampe à mes pieds mais ni n'umucyo umurikira inzira yanjye. Duvuga ngo abantu bakijwe neza mukaba mwarihanye neza mukakira Kristo Yesu mu bugingo bwanyu, nta kibazo cy'ubwire dufite. Hari abantu biri guhanga bahimbaza, bavugije ipendo mama we, bafashe pozisiyo zose, gisirimba twabicikirije, dore ngaba jugu 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 jugu. Ariko umuriro utuburiyeho tukiri naha tutarasohoka, tukiri naha tutarasohoka, umuriro utuburiyeho. Abantu batana amasakoshi hano wababara, atwawe nabande. Hari uko haje ibirara by'iwawa nibyo baturekuriyemo, ni imfungwa z'igikondo kwa Mironko batuzaniye. Ari zaho zanga ari ibintu bivuye kwa Kabuga hari byinjiya sabari barahanga. Umwijima uje gatoya amatara kazima ajya kuvuga arimo aragufata hanga harya afata ariko urujuje kwere uri igisabo kabisa uri igisa ngo aha umwijima si ikintu, umwijima si ikintu. Umunsi umwe navuye mu rugendo jewe n'umushoferi wanjye wari untwaye, turatashye nari mvuye ahantu ndibuka muri kino gihugu ariko dutahabwije. Naratangaye sanga umwana w'umuhungu uririmba muri korali ahantu nayoboraga, yegamanye umwana w'umukobwa ahantu mu Mibirizi. Murebe ibiti bijya ku muhanda bya Kasiya, ibi byose byunamye ku giti cy'inyoni birirwa baconga biraba biteye kugira ngo umuhanda ubundi mu byo bw'umuhanda nuko bituma utavuga ngo umuhanda ureko ngubuze. Abajya bagenda mu mihanda yo hanze mu bindi bihugu by'ibihugu by'imirambi gutya itariho n'ibiti barayirenga imihanda, ariko n'ibiti byose dutera ku mihanda bituma ukontora umuhanda neza. Sa largeur, sa longueur, sa hauteur. Noneho sanga yamwe gitariyo maze hari ibintu badukanye yemwe bana ndashaka gwino dore kuki waheza abandi wagize arohereza abandi do sanga wabakubita amatara uryo bakuza amatara maremare ati nkengiriza bankunkingiriza gute akamwikinga inyuma kabakubita amatara
urumva ukuza uragenda umugeraho nawe agenda amuzunguruka uramureba agenda amuzunguruka cya urareba ukagenda utambuka utabonye umukobwa uzi ko nabonye ariko nari ngiye kuvuga ibintu sinari kumukira niyo mpamvu baguze ibi bipira by'ingofero ntago ari wowe mukobwa wanjye nta umva mukobwa ntago ari wowe nshaka kuvuga si wowe n'ukuri donc bariya abana b'abakobwa bajya kugura iri shyano ry'imipira kwari kugira ngo apfuke atya urabyumva apfuke asigaze hano nk'aho abajandawidi none umurika we kumenya umuririmbyi wabonye kandi ngo n'icyo gihugu kigenzi kubakubye nacyo cyambaye nk'urwo rupira byose byabaye ibijandawidi ntabwo uri bumenye niba ari uwahoze avuza ingoma ntumenye niba ari uwacurangaga sente ntumenye niba ari uwacurangaga gitari baze cyangwa solo bose pe baguhejeje agapfukamunwa karabihuye bagashyizeho n'utarwaye ibicurane ashyiramo ubu ngubu twa turi twose muzi twabitse abana b'abahungu baratubitse ngo dukoreshe haje umwijima nshuti zanjye bene data tuzagendera mu mucyo tuzatahira mu mucyo tuzabaho mu mucyo kuko ngo Yesu niwe mucyo waho haleluya Yesu niwe mucyo waho aho tuzatahiza ariko ijambo ryamfashije cyane ryo kuba twebwe ngo abumucyo tukaba n'abamanywa ngo don't worry kubigeranye no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ngo ni muhumure ntabwo umunsi uzadutungura uzatungura abasinda kandi basinda ryari nijoro uzatungura abasamara kandi basamara ryari nijoro yego no kumanywa barabikora woroha wumvise ariko burya kumanywa iyo babikoze bishakira umwijima nabo barawurema bawurema za chambre noire se ntago zibaho black room mwibwira ko chambre noire se zikoze zivuga chambre noire ni ibyumba bagize umukara gusa bakabitera irangi ry'umukara plafo y'umukara ibintu byose ari umukara beke Yesu adufashe cyane ariko mu gusoza dusoze kuri ako ntabwo nshoje ubwo turekeye aho ngaho dusoreze kuri ijambo rivuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa mugendere mu rukundo amen kandi ubwo mwahindutse abana b'umucyo ni mwere n'imbuto z'iki z'umucyo niba twarabaye abana b'umucyo amen produisons twere n'imbuto z'iki z'umucyo ntihakagire imirimo y'umwijima itubonekaho kandi turi abana b'iki umucyo nshuti zanjye ndababara iyo numvise ingeso mbi ku muntu witwa akorera Imana iyo numvise ingeso mbi ku muntu ujya uhagarara aha umunyabyaha gukora ibibi kwe ntacyo kujya kuntwara cyane ko nibyo bakora sibyo ngo bakora ibyaha nk'uko isayo izikura iki nk'uko inyanja izikura iki isayo ariko ndababara iyo umuntu witirirwa izina wavuze iri zina wahimbaje Imana wayibyiniye wayivugirije ngo nka hano wayihimbaje ko akunda abasanze aha iyo numvise ngo uwo muntu aracyatinyuka gukora icyaha Yohana yandika yavuze ngo iki mu nzandiko ze yaravuze ngo bana banjye haleluya icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi ntawabyawe n'Imana ukora iki icyaha no mufite ukuntu mwatangiye kwibatiza namwe abanyabuntu babagezemo abantu bigisha igisho umuntu barageze hano abanyabuntu ubuntu bw'Imana ngo butangaje ngo rwose ngo mwikorere ibyaha Kristo yabirangirije rimwe ngo ibya kera byarangiye ngo n'iby'ubu ngo n'ibizaza byose yabirangirije hehe ku musaraba ngo tubyikorere ngo turabikorera mu mbabazi za Kristo and of forgiveness turi munsi y'imbabazi mwebwe mu bipfanye nta kindi Yesu arahari
Bibiri iravuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani. Kuko uhereye mbere na mbere akora Satani akora iki? Ibyaha. Ariko uwabyawe n'Imana ntakora ibyaha, ngo uko imbuto y'Imana iguma muri we. Haleluya! Nta ishimwe. Umukiranutsi wa Kristo wakijijwe, icyo nzi kimubaho ni ukwanduzwa gusa. Aranduzwa gusa. Kandi uko yandujwe kenshi cyangwa gake ni nako Yesu amweza. Mugomba gutandukanya ibyo bita sanctification, justification, purification. Twarababariwe, turatsindishirizwa, yego turezwa. Uyu munsi wa none abamaze kubabarirwa ibyaha tugakizwa ibyaha, dushobora kwanduzwa gusa Yesu akatweza. Icyo gihe bitwanduza biba biturutse outside, hanze y'imibiri yacu. Ntabwo aribyo dukora bivuye hehe? Mu mitima. Ndumva busobanukiwe. Urumva muhumbize? Icyaha kiragambirirwa, kikaba mu muntu, kigategurwa. Ubu bujura bwo kwica umuntu, bwo gusambana, hamwe ngo iki? Gusambana ntabwo ari gusitara we. Zabaze. Ngo kujya gute? Kunyerera. Ubwo kire tunyereye nko kuri jari, ukagwa mu gasyata muri ruhurura. Ukava kuri jari ukuza kabuno, ariko wanyerera ute? Ikintu kikuza mu mutwe, ukagitekereza, ukagitegurira, ukagipangira, gitangira kuza nta muntu ufite. Munyumve neza, gitangira kuza nta muntu. Mvuze ngo iki? Nta muntu muzabikora. Yego? Icyo gihe biba bikitwa mu Gifaransa byo twita les besoins sexuels. Besoin. Need. Nabyumvise? Nese need na desire bitandukanira. Ngaho uze munsubize. Si icyo ngeza cyo bise nimukize. Need na desire. Desire ni icyo wifuza ukireba. Ukuzi ko wakibona. Needs ni ibyo dukenera. Mu Gifaransa twita besoin, ni ibintu bikenerwa mu buzima. Abize ekonomi. Amazi, umuriro ni besoin. Ibiryo ni besoin. Ni ibintu bikenerwa he mu buzima. Bira bintu rero bitangira kuza ari besoin. Nta muntu wabyihorera wabituriza, utakabukira ishyano, bigatangira kuza. Uwo mwanya bigahita bihera ku muntu, ubundi byo bihera ku bantu muziranye. Kiriya cyaha ntigishobora gutuma urarikira umuntu utarabona. Gihera kubo uzi. Nimwinjira muri biri erega nzagaruka hano. Yesu Kristo. This is only opening. Nibwo gambere ndanga. Tugambonye. Uzabaze nabakubanjije nubwo amegeza. Uro nakinguraga. Ko nzaza. Umva mbabwire rero ikintu kibaho. Ako kantu ko kuba byabanje kuba ari ibyifuzwa mu mubiri bikenerwa, nyuma ugatekereza ku muntu, ariko utekereje akaba muri babandi uzi, nicyo cyabaye kuri Dawidi. Amunoni yifuze nde? Tamari. Mwabyumvise aho ngaho? Nta muntu ukenera kiriya kintu ngo agikenere ku muntu atarabona. Ahubwo uwo mwanya umutima ugira umuntu umwerekezaho mu baririmbana. Aha. Ngatangira nzamuturuka hera. Turarimbana, abari mu rwigi imbere ndi mu rya kabiri. Nzamuturuka Imana yanjye. Kwazi ko ndi umunyamwuka se. Kwazi ko ndi umunyamwuka. Zabihera hera. Okay. Reka ndambwiye ko narembye. Ko narwaye nteze mu nzu, nabuze no amazi yo kunywa. Ndamuzi yitanga kubi azahitaza. Ubwo rero naza nanjye nzamusindagiriraho hoshi nta kindi. Urumva rero umuntu uzagusindagiriraho. Siko Samunoni yabije kuri Tamari. Icyaha kirategurwa, kigaha umuntu umwanya, mukandikirana mukavugana igihe. Nubwo wowe utazi icyo gushakira ko agusaba ko muzahurira ahantu, nawe ukaburira ukansi. Tata we nubwo bujipo bwanyu abari nabashyiramo nibura nka kowe nk'eshatu nk'izo nabonye abagore burira na Jaguar iyo giye Kampala njoro na za Trinity. Nubwo wabona yakenyeye igitenge agashyiraho na bubu n'iribaye, burya harimo amajingisi nk'aya.
nkaho uri muri ayo ngayo n'ubugutiya ngaho. Noneho uranyumva neza, ubwo araguhamagaye nawe uragiye, si nyokora umusuye, si so wanyu, ubwo se ugiye. Tuvuze kuri buri bugihe mu by'ukuri ko Rwanda mu buri ubwenge buri busuye nde? Ni umushumba ugiye kwaka isakaramentu, ni penitensiya se, n'abapadiri ko numvise ngo babamaze, ko n'abashumba harabo ndimo kumva bakora ibyo bintu narabamenye, ariko turi mu biki mu byo? Nimumenye kuko mwaba mu mwuka gute, nubwo mwaba mu mwuka gute ungana nk'u Yerusalemu wo kuri Pentecote, muva mu mwuka mugasubira hehe? Mu mubiri. Ndetse uriya muntu wabonye ari mu mwuka cyane, burya inshuro wamubonye ari mu mwuka yaravuye mu ki? Mu mubiri. Nimwe yirirwa, nimwe aramukira, nimwe arira, nimwe anywera, niho yirirwa muze mubare. Wamubonye ari akantu k'akabatsi gutya kamutsibuye gutya, kugira ngo ari mu mwuka. Ngo yagora jahe pa. Ndashaka gusoza mbabwira iki kintu. Igisebe ni igikomere kitavuwe, bita mu Gifaransa blessure. Blessure ni igikomere, plaie ni igisebe. Ibintu byombi kwa muganga ntabwo babitereta kumwe, ntabwo babivura kumwe. Iyo umuntu yari afite igisebe n'igishaka kiba ari ibingibi by'ibituri bituruka ku mubiri, kwa muganga bakora ibyo bita traitement interne, bamuha antibiotique ngo yevacue microbe mu buryo bw'imbere mu mubiri. Mwabyumvise? Ariko iyo ari igikomere ugushijwe n'igare, hari ikintu gigusharuye gutyo kuri ruseke, uragenda ibyo bita traitement local, nettoyage, rodaki, yego, kapfuka, taha. Ibifuko bitatu kaburi bayi mugabo uri 10. Ibifuko bingahe? Ukarasa uruti rwose. Ariko igisebe cyo uranywa ibinini bya antibiotique, n'ibyanga nureba nabi bakwandikira inshinge, byo bita injection, tako bakujombe, nimugoroba ugaruke bashyira mu runda hangaha, hajya ngo razitinya, guma hamwe kuva rwaye ibisebe kandi biguturukamo. Ubwo ari ibisebe biguturukamo, guma hamwe uterwa inshinge 12. Uzazirangiza kwa gatandatu gitaha, kuko ufite ibisebe biguturukamo ntabwo wakomeretse. Rero Kristo Yesu ashimwe ko yadukijije umuze w'ibisebe, ubu ngubu atwomora ibikomere gusa. Haleluya! Yatubabariye ibyaha aradutsinjiriza, uyu munsi wa none atweza ibicumuro. Mwabyumvise? Mutandukanye ibintu rero, nta muntu n'umwe utandura. Uyu mwene data yambaye ishati ijya kuba nk'umuhondo urebye, ntabwo nzi ko twakita niko mukita ngo ribeje aka. Aha rero mureba, aha mureba atireba, muri aha reba hatareba, ariko njye nahabonye. Ubu ndimo ndamutunganyiza ahantu atareba, mukiza ibintu byamwanduje atabizi, nta n'uruhare abigizemo, kuko yanduye. Si umunyamwanda ahubwo yanduye. Ariko umunyamwanda we, oya, niba hari uwuzi hita umukurura wumve. Niba hari umunyamwanda uzi, wamujyaho ugahungura, ubwo wahungura hagana he? Niko ishati nk'iyi yamaze kuba ibihogo, ubwo wayihindura wayihuha mwigize. Ishati yahoze ari beje, iyo yabaye ibihogo ubwo urahungura iki? Iki kintu hari umunsi najya kukigisha, nshake umunyamwanda muzane hano nigisha araha rwose, nibwo bizamfasha cyane. Mbere cy'umuntu tutagikeneye guhungura no guhuhiraho, byararangiye. Ariko uyu mwene data nkurikije umuntu yambaye, utuvuti, niki kikonje, my God, niki bwana, alala.
kugira ngo duterane nta kikimuriho. Ibi bice byose mureba utunganyirizwa n'abandi nibyo bisaba kugirwa inama no guhugurwa. Niba utemera guhugurwa nta bukristo ufite. Yawemera ugirwa inama, yawemera uhugurwe, abantu ubwaho utagenze neza, kuko aho naho utireba harebwa n'abandi. Naho utahara aha hari umwuka wo kwigisha mwinshi, reka tugira dutya mbabarira. Hari umwuka wo kwigisha nawe. Yesu ashimwe. Ndashaka ko tubanza tugasenga. Tubanze dusenga Imana. Hari umuntu y'amagambo yakozeho. Hari umuntu ushaka aya magambo amweza akamutunganya. Hari umuntu y'amagambo yaharnye kuko n'ikijambo ry'Imana ryahumekewe. Ibyanditswe byera byose nimunsubize byahumetswe kandi bigira umumaro wo kumuhanira gukiranuka, wo kumweza, wo kumutunganya, wo kumuhugura, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ijambo ryaguhuguye, ryagucyashye, ryakwigishije, enda ngusabe rero, niba utarakira Kristo Yesu ngo ukizwe, ukaba wumva uwo munsi utaranabayeho, kuko hari abantu bari mu nzu y'Imana binjiyemo gutyo gusa. Ubu hari abantu binjira mu nzu y'Imana gutya, bageramo bahasanga umushumba nawe utazi ibyo arimo, akaba aramubatije nyine, iminsi mike akaba aramushyingiye, umwanya akamushinga kuramya no guhimbaza, akamushinga urubyiruko. Izo promosiyo rero uzamaze abantu, ugasanga umuntu uhindutse ejo wari itabi ku cyumweru, mu kwezi kwa gatandatu akaba bishop, yareze itabi ku cyumweru gishize. Urumva nabwo kubera ko twinjiye mu cyunamo n'ibyo yikanze, none ubu ngubu ngo mu kwa gatandatu ngo bazamwimikara ngo abe bishop. Ariko mwe ntimubona ko uyu mwuka uva kuzimu? Kuki mutari mu kubona ukuntu, kuki mutabaza ukuntu umuntu ahomba mu kwezi kwa kane, mu kwa 12 akimikwa? Yahombye muri commerce, mu bucuruzi, December akimikwa. Icyo kuki mutakibona ngo mugikurana arize? Kuki mutabaza ukuntu umuntu tutazi n'amateka yo gukizwa ubwayo ntabwo tuyazi, ntituzi how long time amaze muri byo gukizwa, ariko tukamwumva yimitwe ngo ari profeti, ngo ari apostle, ari yimika bari abantu, umuntu akabyiyita pepe. Ariko njye umaze imyaka 40 nkorera Imana, nta bishop nkeneye, nta zina rya apostle nkeneye, n'irya pastor ubwaryo barimvuga mfite nshishwa, kuko nzi inshingano zo kuragira icyo ari cyo. Ijambo ry'Imana muri Petero rivuga ngo tuzabazwa umukumbi. Ngewe ubugingo bwanjye ubwabwo bwari bungoye kubucunga ngo buzagere mu ijuru, none hashyizweho n'ubugingo ngomba kuzabazwa. Mezami soma Yakobo 3 umurongo wa 2 basanga avuga ngo ntakagire benshi muri mwe bashaka kuba bigisha, ngo uko abigisha bazacibwa imanza zirutse iz'abandi. None umuntu aratanga ubuhamya gusa bw'aho Imana yamukuye, yabona abantu bafashijwe akajya ngo numwigisha. Wabibwiwe nande? Niba uvuze ko Imana igukuye mu kiraro abantu bagafashwa, ubwo wahamije ariko nturigisha. Oh my God, ubu hariho umwuka wo kwishyira hejuru cyane. Aya matitire ya profete mugira ngo yari ariho? No. Uhereye hano ukabanza ukareba abitwa babamenya, bano ntitwa babamenya, uwa Asa, Natani wo kwa Dawidi, ukareba ukuntu aho babikuraga, ukareba Yesaya na barumune 3, ibyo bitari grand prophète 3-4, ukareba 13 batoya, uhereye kuri Hosea kujya kuri Maraki, ukareba ukuntu kugira ngo umuntu abyitwe byonyine. None umuntu ntaravuga ko n'imvura izagwa ejo ngo ni prophète.
uyu mwuka hariho esprit, hariho umwuka witwa ubwibone mu by'umwuka. Uyu mwuka Satani awushyiriyeho kugira ngo abayobya babe benshi, abayobya babe benshi. Kuko niba ijambo ry'Imana ribuze uwo ari wese gupfa kwigisha, none Satani akaba arokirisa abigisha nka 70 mu kwezi, urumva arimo arashaka abajya gute? Abayobya. Kuko kuyoba gukomeye kubaho nabonye ni ukuyobera mu ijambo no mu mwuka. Umuntu waguye mu mutego bakamusomya ku nzoga atabizi, akabara yimise kubera inyota akaroha nka 7, araza akatura. Yego. Umuntu uguye mu cyaha cy'usambanye bimugwiririye, nubwo navuze ko bitegurwa, ariko habaho ukigushwa mu buryo. Nk'uwo mukobwa ugiye agasanga umuntu ngo amubwiye ngo aramufite ubutumwa ngo yoherwe na Muyombo bo muri akagenda agafata ubundi butumwa butora ubwobohereje. Urumva sataguye mu mutego, uriya araza yiruka akagira ate? Akatura. Ikikubwira rero umuntu waguye atabishaka abyuka vuba. Ibyo ni ibintu physically, ni ibintu biri physically, n'utwana ngutu twirukanka yo kadakubise umutwazi ngo kagwe muri koma keguka vuba. Kintu kikubwira umuntu waguye atabigambiriye abyuka vuba. Ariko waguye yarabiteguye, agwa nk'umutumba warwaye kaburi, umanuka gahoro gahoro nk'ipapa yiryarwaye mu nda hasi. Wawe ubyutse so ubyutse ishyano ngo rigire gute? Kuko kwateguwe ni kubi, kugwa muri ibi bintu ni bibi. Nkuko Apolineri yavuze ni inyanja yo gumuhanga. Abyumvise? Yo mpamvu birivuga ngo bari abantu mureba bayobya ngo nabo ntibazagaruka. Donc abantu bayobya umva umwaka bafite, yego, ntibazigera bagarurwa. Abayobya. Ariko fata Bibiliya Apolineri, nkubwire ijambo nsomera. Somera Timoteyo 2:3-15, bambe 12 na 13. Timoteyo 2:3 umurongo 13. Hansomere wumve. Na mikoro ifite aho ngaho. Timoteyo, rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, cya 3. Yego, fata mikoro. Kandi abantu babi nabiyita uko batari. Kandi abantu babi nabiyita uko batari bazarushaho kuba babi. Bayobya bakayobywa. Umva, kandi abantu babi nabiyita uko batari bazagira gute? Bazezwa. Bazarushaho kuba babi, bayobya bakanayobywa. Yego, déboucher et faire déboucher. Bazayobya ariko banayobywe. Donc ils n'ont pas de la chance, nta mahirwe bafite yo kugarurwa. Ikindi ni mwibukira muri ngo ugusha umwana muto muraba ngo icyamubera kiza kimukwiriye ni uguhambirwa iki? Yemwe ko urusyo muraruzi? Oya tuvuga ntimumbeshye kandi. Urusyo muraruzi? Aho nuko ngo nta nabarwumviya. Uraruzima? Agomba se. Urusyo nibuye ryenda kungana n'iyi bafure cyangwa ringana nkayo, batereka mu nzu, mu kujya kuruzana hagenda abagabo baza baruhirika, nta muntu uragwikorera. Nabyumvise? Bakaza baruhirika bakarugeza mu rugo, bakayagayeza gutyo bakarutera neza. Aho baruteye ntabwo ruhava, bene inzu barasaza rugasigaraho. Noneho ngo uwo muntu ugusha umwana muto umuyebeje mu byanditswe, umugushire mu by'umwuka, ngo ikimukwiriye ni ukumushyira urwo rusyo hehe kwijosi, ngo bakaroha hehe mu nyanja imuhengera agacubira.
niyo mpamvu abantu barimo kuyobya no kugusha ntago bafite amahirwe yo kuzarengaho ngo bahave. Nyamara ikigutangaza, abakristo bayobya bo Yesu yabagarura, ariko ababayobya bo there's no hope. Barakurikira inshuti zanjye, murekere dusenga Imana. Niba hari abantu bumva bakwakira Yesu, babanze bajye gucya ndebe niba hari abahari. Ndabona ntabo ari iteraniro ryacu risanzwe ry'abakristo. Niba hari ushaka kwezwa rero, gutunganywa, kugira ibyo bakosora kuri Kristo, bakamwitwaraho bati tubabarira aha n'aha, nibahaguruke. Icyo se nacyo muratinda kandi. Dusenge Imana. Mana yacu ishobora byose, waduhaye Yesu Kristo ngo atubere incungu n'impongano y'ibyaha byacu. Ndagushimira ijambo ryawe, ndagushimira izi nyigisho, ndagushimira izi mpuguro n'izi nama utanze, ndagushimira ubugingo bw'abana bawe urimo kugarura, ndagushimira ko hari abantu ukebuye. Haleluya. Ndagushimira ko hari icyo uvuganye n'abana nk'uko umubyeyi avugana n'umwana we. Ibi ni byo kurya by'abana, niyo mpamvu washimye gukebura umukumbi wawe, abana bawe. Komeza ubarinde ibyonnyi, komeza ubarinde inyamaswa abantu, komeza urinde uruzabibu rwawe, ururinde ingunzu n'ingurube mu izina rya Yesu. Toro ryawe uririnde uribungabunge, kuko warambwiye ngo ahantu hose urashaka kuzahakura umugeni. Rero ufashe itorero, bana bawe bezwe, bana bawe batunganywe, zinyigisho bari bakurikiye, aho zabahanye, aho zabacyashye, aho zabahuguye, bumva uko kwigisha no guhugura kwawe, maze ubageze ku rwego ushaka ko bageraho. Ndagushimiye ko bababariye, ndagushimiye ko batunganye, kandi kubimuye bavuye mu bwiza bagiye mu bundi, mu izina rya Kristo Yesu Umwami n'Umukiza wacu. Amen. Noneho dusoze saa moya cyangwa saa mbiri, saa mbiri cyangwa saa mbiri n'igice. Sibyo byiza? Murakoze, turabashimira. Kadukomere umushumba amashyi menshi. Nari mvuze ngo dukomere umushumba amashyi menshi. Kadukomere noneho Yesu amashyi menshi umukoresheje. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana mwijije bahereza umugisha. Bahawe umugisha kuba Pastor Zigirinshuti yarimo kwigisha umubyeyi wanjye akaba aje. Reka dukomere Bishop amashyi menshi. Vuga ko nzamutumira, nabivuganyeho n'umushumba, arambwira ngo nawe ngo aramukunda, n'ubundi yarafite muri gahunda kuzamutumira. Rero mpawe umugisha cyane kuba yigishije umubyeyi wanjye ari hano. Pastor Zigirinshuti ubona umubyeyi wanjye niwe mushumba njya nkubwira, yitwa Bishop Karemera Emmanuel. Twaraganiriye cyane tutangira ino ministry, nifuzaga ko yigisha ariko haza izindi mpamvu tuzivuganaho, ariko mbwira ko azaza. Rero ngewe kuba yigishije nzi
z'icyo akoze mu murimo w'Imana n'abadukurikiranye online. Haleluya. Rero atwemereye ko azagaruka. Murabyishimiye? Kandi si uyu munsi kuwa kane gusa, ndibaza yuko ko n'umubyeyi azamutumira. Niyo mpamvu ndifuza kugira ngo umubyeyi wacu adusorezeho gahunda, twakire n'abandi bakozi b'Imana baje. Kadukomere umubyeyi wacu Bishop amashyi, tumwakire mu izina rya Yesu. Ndizera ko duhawe umugisha guca umukozi w'Imana. Imana yamukoresheje mu buzima bwacu. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Yari igihe umuntu abwiriza ukumva uramukeneye cyane, sibye ko nkunze kumukurikirana kenshi, inshuro nyinshi, ahantu henshi hatandukanye. So n'umugisha rero kuba tumufite muri uyu mwanya, kandi ndizera ko urabona muratuje, nubwo byaba saa 5 mwaba mugitegereje. Nakuvuga ngo hari ahantu rero arimo akora. Ikivuga ngo ibyo murya biraryoshye, hari ahantu birimo kubakora. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Imana ni nziza rero, Imana imuduhera umugisha. Yakoze Corneli yarakoze kumudutumirira, Imana nayo imuha umugisha. Buri muntu wese wabaye muri aya materaniro, Imana imuha umugisha. Reka tuzamure ibiganza byacu dushima Imana. Imana Abraham, Isaka na Yakobo, Imana yacu, Imana nziza, Imana idukunda, turagushimiye. Iri jambo ribe imbuto idashobora kuma mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu. Ishora imizi, itohe, yera imbuto zikomeye kandi zihambaye. Ntiturisiga hano ngo dutahe, ahubwo turitahane rirare riduhindura, tube bashya rwose, dufite imitima ikeye kandi iboneye, tugendera mu mucyo, tutagendera mu mwijima, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Arabari hano mu rusengero, arabari online, mwese iri jambo ntirisigare, ahubwo rigende mu mitima yanyu, muritekereze ku manywa na nijoro. Mwami, uriherekeresha imbaraga zawe, rihindura ubuzima bwacu rwose. Azagaruke dufite ubuhamya n'amashimwe yahira ijambo ryadukuye naho ryatugejeje. Ishimwe, ikuzo n'icyubahiro ni ibyawe, none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Twese tuvuge ngo amen. Amahoro y'Imana bane namwe. Turabizeza ko tuzongera kumutumira, ko anabitwemereye. Imana ibahe umugisha. Murakoze.